Aramutse neza abakunzi ba BTV Rwanda official. Ministeri y'ubuzima mu murenge wa Mimuri iratangaza amakuru yuko kwisiramuza byabaye ubuntu mu murenge wa Mimuri. Ubwo basore mugifite byabikoba mwagerageza mukagerayo rwose twe twabakoreye imiti n'ubuntu gusa. Haye iminsi 3 utinda mu butano kuza uzanye ibihumbi 10 kabisa tu. Kabisa ubwo niko bimeze. Muri kumwe na BTV Rwanda mukande subscribe mukande nakazogera mubashe kugira ngo mujye mubona ibitangajwe byacu kabisa ni ingenzi tu. Ahubwo uheruka kubona akazi nanjye gatanga maze akazi ndangira se mwana nge narakabuze umva mu rugo bashaka gucukuza toyi 6 wagize se vuba boss ufite amasuka n'ibiti byatane ngenda bifite amabuni iwanyu yamaru yacagagura uyazane tuyazanye tuyazamuza itaka amabuni ndi wayavuze ka ariko boss gashaka kazi mwana njyagurye we. They rather see me down and I was someone who don't care. They don't wanna see me with you, they want you for themselves. They don't wanna see us try to make it work. I know they're waiting on one of us to get hurt. They rather see us arguing and falling apart, telling you things like I'ma break your heart. They rather see you do. Salamu Musa babona hano mwe wamwipata uri gucyangwa nta birenze ariko man amakuru se cyane ko mutazi mbonye mwabagabo nubisha amakuru kuri channel kuri ya televiziyo mujya muyikurikirana yandi ikorera Mimuri yandi bitambe BTV Rwanda official hinduka kurikiranye nari nimere ndikuzi bitangaje amani ngaba afite ngo mani ngo udushishwa ngo bajye kwisiramu bavuze ngo unyuma y'iminsi 3 utarajyayo ngo bazatanga ibihumbi 10 yewe bana tubigire imana yaba ari y'ubuntu kandi bishobora ko ari ubuntu none se nisaba amafaranga oya bambwiye ngo n'ubuntu kwisiramuza no kuno urubyiruko rutari rwagira ahubwo mani mwamutwanya mugire mu minsi ishije no kuno umukobwa yanyanze ngo ntango nishiramuza n'abakobwa benshi bakunda kuvuga nta umukobwa wakwemera utayisiramuje mbega makiraburiza sema ntago biryana ibintu tugende gusa nimba bijyana gusa ababikoze bavuga ko ari nka Yesu musaraba ariko nawe yarabyihanganye ibaze mfuye akajya ku mukobwa kwanze ibaze mfuye ariko umukobwa kwanze tupfe kujyayo ntabwo tutageze ku munsi se ngenda jyayo mwa cyagenda mara nazo tubwire mupfa gucomoka ndabasanga turajyayo mwana tugenda mujyane Have you ever seen the love in a mother's eyes when she holds her little one? Have you seen the joy in a father's pride in a son he truly loves? Wherever you go, remember, make it shine your light, reach December, never lose your soul. Whatever you do, remember, stay humble and cool your temper. bari gusiramura twebwe turi gukora hano. witwa nde banyita Isman imyaka ingahe 15 watinze ntabwo natyize nibwo numvise itangazo uracyari muto andi ko nuri muri Nyagatare siko se ndagerayo jya mu bitaro She what? I used to manage. ndasinya manzo sinye rwose sinye injira amazina yawe nawe nitwa hu
uje kwisiramuza ariko aranatinze pe uri wo muri Nyagatare ufite imyaka ingahe 17 ko mbona ushaje muhereze musabwa nyine fata ugereyo nyine muganga ari mu injira Manda usinyesha sinya hanga no gusinya urupfu ariko what nawe komeza utaha ariko uyu munsi abantu bitabiriye kuza kwisiramuza sha muganga akazi yakabonye pe gusa abasigaye nyine nabamameta bo basiramuro n'ubundi batashye hasigaye ibifishi by'impeta nabimeta gusa baraba baje baziye bazifite amazina yawe sha Nita Kibido. Kibido nawe uri mu baje kwisiramuza ariko reka katurebe iyo kenyereye hose katurebe arakaka sishaka kureba gurufimbi nako gira uyu nguyu hano uwo mwaka usinagira sha wowe waranatinze imyaka nka 20 isaga aho ngaho ukaba utari wisiramuza koko Nyine nibwo mbonye umwanya wari warawuburiye se ubundi se ubu nubwo nibwo mubonye usabwa uyu muntu turamubonera imetara ariko ariyo mucuzi twamushakira igifunga ndabona afite ikibanza uyu nuko umwambika igifunga cy'isuka ntabwo twabona imetara bikamba kubitera akantu nyine kamba akantu nyine ariko mumbabara nyine mu nyumuriro ariko nta gifunga cy'isuka murabona ndi umuhino barakwambika neza supanete genda nta kibazo ubwo utanze nyine kano gataci genda baragusiramura nta kibazo banza usinya hano ngino manza usinya hano sinya hanga kazi ko karahari nk'abasana twirahari ko umeze ute meze neza nta kibazo waje kwisiramuza nawe naje kwisiramuza ariko urambaye impeta ibi bifashe nabye ibimeta muri bwambara impeta mwese abaraza ubu ngubu none aha ngaha nta kibazo katurebe ikenyereyeho nta yindi ni katurebe ugifite nyakatsi koko ugifite nyakatsi none se ariko ujya umenya ko ushaje nka Tadamahoro usabwa afite nk'imyaka 40 ariko ntabwo nemeye kwambara impeta uzi ko wahindurije ijisho kubera kugira imyaka myinshi ibyo byose kuko yaje kwisiramuza urambara igifunga none ubwo nyine abandi barambara igifunga cy'isuka ariko ndabona afite abantu ubuse ndi umuhini kumeze gutyo mwa nanjye narinjiye ariko ndi kubona ntajyaho kabisa dore ukuntu yakomeza nta kibazo oya subiraho nawe bagukoresha kabanda yanjye maze siko ba amakuru yawe sha umusaza ukageza ikigena nawe utari wisiramuza Mani byari byarancitse gusa nabonye itangazo kuri ya televiziyo ikurikirwa cyane mu murenge wa Minini bita Baby TV Rwanda nanjye bihitamo kuza hano okay musuzume urebe ikintu nyine nimba arambara impeta cyangwa nimba ari muri babandi bafite za kabando imyaka 30 utari wisiramuza kandi uri umusitari bake nanjye rero byaracitse rega nta wenda baguha igifisha ariko buriya nawe uyu si wundi uca ku mateleviziyo ngo ni icyamamarira uyu niwe bita Baby Cool akaba atunze nyakatsi ari umusitari ahubwo reka izo kenyereyeho reka tuzirebe
Haji wewe. uzi uyu nguyu Baramwambika igifunga. si igifunga baramusiramura ariko ntabwo baramusiramuza imakasi ni magaro. Umva dogiteri. Zana icyo gikoresho gikanika amamodoka mano. Akira sinya abantu. Sinya hanga. Mwamwari siramuje kera ariko. Konsiramuza amagana. Gerayo. Shapo taduci. Subira. Genda bagukuraho umwanda. Mukiko.